icyakabiri nshaka kubwira singiye kuri Abigayili n'abandi bafashe imyanzuro n'abandi ndabareka, reka twikomereze gatoya twigire kuri Yesu Kristo. Yego. Roba Yesu azuka bwa mbere yeretse n'abagore baje kumureba bangahe cyangwa umwe bawo mukino kwa bawo ngo umuntu yatwaraga amapfizi ari ngo bakamugira umutambyi kandi atarabikwiriye ari gihe twakinyuzemo ndabizi, ariko nizo ngaruka turimo turwana nazo, nizo turimo turwana nazo, kuko umuntu kureba mukene wanyu aho muvuka kuko mukuru yagusabiye ukarundamo udashingiye ku muhamagaro n'ubushobozi niyerekwa, nukuza kubyiga no kwangiza wa murimo. Reka nizere ko umeze neza nshuti wowe udahwema kudukurikira umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Nge ndi Prince Robert Umuhungu w'Imana, n'abantu bose mwumva rurimi n'abantu bagirwa abahanuzi n'abantu. Ubwo nize ntinya hari nandi mu bindi bihugu bimika umuntu ngo ni profete bakanabyemeza. Kesa profete nawe baramwimikira. Urumva hari abagize intumwa n'abantu, hari n'abagize abaprofete n'abantu, ariko hari n'abigizwe n'Imana kandi barabikora. Abo rero tubasanga mu byiciro bibiri, uwashyizweho n'Imana. Ibiganiro byacu byinshi bigiye bitandukanye, tuje mu kiganiro cyitwa Gospel Talk. Ngiriwe umugisha n'Imana kuri kamera kwakira umushumba Revera Pasteur Nambabazi. Nongeye ngwaye ikaze mushumba. Urakoze cyane, ndagushimiye kumika. Kaze rero mu kiganiro cyacu mwadushyira imbere y'Imana, nyuma tukaganira duhuje umwuka wayo nk'uko ijambo ryayo riri ngo babiri cyangwa batatu iyo bateranye bahuje kubaka ubwami bw'Imana ngo iramanuka igakorera muri bo. Yego, tubaye ikaze. Mana turagushimiye ko byose byatangijwe nawe, umurimo watangiye kubera wowe kandi ukora ku neza y'abantu kugira ngo tubone ubugingo. Ndagushimiye mwami ko tugiye gukora ikiganiro kiyoborwe nawe kugira ngo data kibashe kugirira akamaro agiye kucyumva, kandi nawe umwuka wawe muri twebwe nuhabwe icyubahiro Mwana n'undi kisangura gisanganywe, kandi twizera ko tugiye gukoreshwa nawe n'umwuka wawe wera kandi akatujya imbere muri byose kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Mushumba, njya kugira inspiration kuza kubareba, wari ikiganiro nagiranye na mugenzi wawe itazigira inshuti Michel, noneho nyishyize kuri channel yanjye mbona commentaire zigiye zitandukanye. Bamwe bari kuri side imwe, abandi bari ku yindi side. Noneho nibaza ikibazo mu mutima, ndavuga nifuza kuzaza kuganira namwe mu tuganirize. Abanyarwanda nibo baci umugani mwiza aravuga ngo yitaganiye n'abakuze ntago umenye icyo ababanjije basize. Impamvu nifuje kuganira namwe, nabonye abantu bamwe ukabona ntibumva kimwe Bibiliya. Ndibaza kubera iki abantu batumva kimwe Bibiliya ku buryo kugera ku rwego umwe ashobora kuba ati ibi bintu muri kuvuga ntago Bibiliya muyumva, undi akavuga ati namwe ibi muri kuvuga ntago Bibiliya muyumva. Navuga si umwuka ubayobora ntago ari umwe ku buryo bataba bari mu mujyi umwe wo kumva Bibiliya. Mwebwe kubera iki abantu bashobora kuba batakumva Bibiliya ibyo yavuze kandi bagakwiye kuyumva kimwe? Mu rwego rumwe mutazanavunika, ntago abantu tuzumva ibintu kimwe. Yego, isi zarinda irangira tubwirwa bimwe ariko tumve mu buryo butandukanye bitewe no kuba byigishijwe. Kuko no mu magambo y'Imana burya abahanga mu kumona Bibiliya hari ukuntu hari abagabo bashyamiranaga kandi bakorera Imana. Yego, harimo Petero na Paulo. Umwe ati nanjye ne kujyana n'umugore wanjye kubwiriza nk'uko umwe data bigira. Akagira ati kandi Petero ati namubonyeho uburyarya, yasangiye n'abanyamahanga haza abayuda akiyufura akavamo, ati mucyahira imbere y'abantu. Nawe aritonda mu rwandiko rwe ati ari ibintu mwene data Paulo ukundwa yandika by'ubwenge bigoye gusobanura ngo basobanura uko bishakira. Numva nawe akubisemo. Yego, numva ko ari byo agiye yandika. Rero mu isi turimo hari impamvu eshatu zituma abantu badahuza. Icya mbere imyigishirize. Inyigisho, imyigishirize na metode, buryo bigishamo. Ari amagambo agaragara mu ba mbere rw'Abikorinto uhaza gucika nk'ibice mu itorero. So rero uburyo ibintu by'ibyiciro uyu munsi, uburyo abantu basobanura Bibiliya
akenshi idini cyangwa umuntu wese asobanura ijambo afite inyungu agomba kurasaho mu nyungu ze. noneho wa muntu uza akashaka kwataka za nyungu ntabwo uri bumwumve kuko rigoye gusobanuka no gusobanukirwa. niyo mpamvu utazumva duhurira ku kintu kimwe. nk'uko bwati hariho isabato umunsi wa karindwi akanakwereka umudiva akayikwereka ariko nawe ukamwereka ku cyumweru. kandi ku cyumweru ukaba uzi ko ari umusande kandi ukaba uzi ko ryashyizweho n'undi muntu kuko ku wa mbere w'iminsi irindwi Yesu twe dusenga ku munsi Yesu yazukiyeho. kuko asanga izo mpaka zizahaba kuko buri gihe umuntu wese umwe ko na Luther nawe ajya gushinga iby'abaporoso hari ibitabo yagiye akura muri Bibiliya byerekana ibitangaza abamarayika nkavuga ngo ni igihe ngo hari imyaka 400 yo guceceka cyane cyane mu gihe cyaba Antiochus Epiphanes kuko we n'umwami wimye mu 166 mbere y'ivuka rya Yesu amaze kwica mu byaro ko we ntiyari yemerewe kuba umwami akaza agahindura amategeko aho Daniel yavuze ngo ikizira kizaba gihagaze ahera. Nicyo gihe ubundi ariko uyu munsi ari kwigisha kuvuga ngo ikizira reka byari ibintu byanarangiye kera ariko umwe ni umwaka w'166 mbere y'ivuka rya Yesu n'umwaka wa 70 basenya Yerusalemu hare. aho urumva ntabwo tuzumva ibintu kimwe tuzanabikora kimwe kubera iki abigisha uburyo bigishamo metodoloji yabyo kubitanga n'inyigisho ubwazo. ngibyo impamvu izatuma duhora nayo makimbirane kutumva ibintu kimwe. kuri mwebwe ikitwa saine doctrine cyangwa se ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwagakwiye kwigishwa gute bugatandukanywa n'izindi nyigisho? ubundi hari icyo twita mu cyongereza ngo ni great mission cyangwa reka mbyite ngo ni mission nkuru Yesu yaduhaye. mugende mubwiriza abantu ubutumwa bwiza ubahindura abizera muzagire gute muzabatize mubabwire kwitondera ibyo nabigishije dore ndi kumwe namwe iminsi yose. hari ibindi ushaka? ibyo rero niyo mahame yo guhindura abaremwe. ariko uyu munsi dukeneye guhindura abantu kuba abayoboke b'idini kuruta kuba abigishwa ba Kristo kuko natwe tugiye kubahindura ntabwo turi abigishwa ba Kristo kuko turi abayoboke b'idini twigishirijwe iryo dini. sinzi niba ubyumvishije nabyumvishije. biragusaba ko na wa mushumba na wa mupasiteri na wa muvuga butumwa twagombye kuba bigishwa ba Yesu. twigisha ibya Yesu tutarabigishwa ba Yesu. ko yavuze ngo abafarisayo b'indyarya mwe mwikoreza umutwara abantu mwe mutabasha kwikorera. nicyo kibazo gihari. ubundi ntiwagombye kuba intumwa ya Yesu wagombye kuba umwigishwa kambyite muri uburyo mubigisha. so urumva rero ubutumwa bwiza nta bundi ni ukureka ibyaha no guhindukira no kwihana. rero kongeraho igitambaro inkweto byo kurya ugasanga iminsi ugasanga itegeko ryatangiye ari rimwe ntuzarye ku giti. harangije abisirayeli baje Imana ikubitaho 10 bwabaye 11. buriya abayuda baba bafite andi mategeko arenga 600. ariho habaye inama ya mbere mu bice 15 by'ibyakozwe n'intumwa hari impaka z'abanyamahanga iyo bita ngo ni intuze sinodi ya mbere. baravuga ati tubigenze gute? havuga ati mwebwe mwikwirirwa mwikoreza abanyamahanga imitwaro natwe yatunaniye ahubwo mubabuze guterekera no kurya ibyaterekerejwe no gusambana ibyo kubasiramura n'ibiri mu byihorere natwe byaratunaniye. urumva fata amategeko abaye 600 shiraho icyato no shiraho n'ay'amadini shiraho n'aya perezida w'amakorari ariko ntabwo uri kunyumva ndi kugukurikira neza. shiraho na perezida w'iki shiraho n'ukuriye abagore n'itsinda zigashyiraho amategeko abantu bakaremererwa bakaba board ku buryo noneho kandi ugasanga amategeko y'abantu niyagiye kubidinga cyane kubaremereye kuruta amategeko ya Bibiliya. uzahagarika umuririmbyi ugiye kuririmba reba ukuntu aguruka ati batampana isaha irageze
ariko ntazi ko watukanye azajya muri Gehinomu ahubwo agatinya isaha ya perezida na dirija yego ariko ntibahe gahunda y'Imana kubera iki twabikoreje imitwaro iremereye natwe ubwacu tudashoboye kwikorera cyane cyangwa se tubigisha ibyo umwami Yesu atatwigishije oya aho nawe byivugiye niyo mpamvu uvuze ngo ijambo ry'Imana ryose rihariya hari abantu bigisha ibintu umwami Yesu urabona nk'urugero yego mu bantu bize icyo bita gushinga amatorero no kuyobora hari ukuntu bategura inyigisho igamije kugeza ku muntu ikintu runaka yego ni ukuvuga ngo wigishije ibyo Kristo atubwiye kwitondera n'ibizi Yesu we araza ariko roba ndafashijwe nubwo ntavuga cyane amen we yaraje afata amategeko yose arayamodifiya yose ayakuramo abiri akadiramo abiri yonyine ukundisha Uwiteka umutima wawe n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose ukunde mugenzi wawe nkawe ubwawe niho amategeko yose arangirira ubundi ubone ko ijuru utarijyamo nta bindi akora icyo twita arayamodifiya yego ati kandi ninjye mwami w'isabato urumva avuze kundisha Uwiteka yahise afata bya bindi byose byavunaga abantu ubona njyewe nk'umuntu wayoboye itegeko rya perezida cyangwa itegeko ry'umushumba rigira imbaraga kuruta itegeko ry'umuriya kubera ko muri biriya ntabwo ribwa n'uwo mwanya rero abantu uyu munsi rero nabizigirwa mu idini barimo ariko ntabwo arabizerwa n'Imana sinciye urubanza baranyumva yego kubara tuzayibona n'amaso urumva niba Yesu yarafashe yose afata ya 600 afata yavuze ngo ni igiti cy'ubugingo namwe yo muri Edeni nandi bazanye aravuga ngo uniyabaha itegeko nta rindi ni rimwe ifite paragraphe ebyiri yego ubundi ni rimwe ifite paragraphe ebyiri ni ugukunda noneho hakaba yabona mu buryo bwo kwandika amategeko ni ingingo imwe ariko ifite paragraphe ebyiri yego iya mbere ukundisha Uwiteka umutima wawe n'ubwenge bwawe n'imbaraga zawe zose paragraphe ya kabiri ukunde mugenzi wawe ubundi itegeko ni kuvuga ngo ukunde iyo ugeze mu gitabo kindi mu rwandiko Pawulo yandikiye abikorino aravuga ngo ukunda Imana niwe umenywa nayo kandi wakunda Imana utakunze mugenzi wawe ninde yabonye mugenzi wawe urumva rero aho niho tugira gutyo kubera za nyungu kubera kukanga no ikindi no kuba umuntu akubwira ngo nge numvise ko bari kwigisha ijambo ry'Imana mu buryo bubiri hari ukurisobanura uko ryakabaye hari no kurivuga akaba nk'ifasha nyigisho yawe niyo mpamvu rero yatumye abantu bacanganyikirwa abandi bakabyumva nabi abandi bakikorera amategeko menshi ukagira yo mu rugo aya perezida wa korali ayo perezida w'urubyiruko ukagira y'icyumba ukagira ayo mushumba ukagira n'ibindi noneho bibiri ugasanga umwanya nturi buze kure kuko nabiri ntibikunde kuko urumva ukunze Uwiteka umutima n'ubwenge bwawe bwose ntiwategeka gutanga ibyo ukwiye gutanga nta gushyira gitugu kubera yavuze ngo uko twagendera abandi ko tuzagenzwa kandi Yesu aravuga ati ibyo mushaka abantu babakorera hanze mubibakorere namwe abantu bumva bitarangiye se reka ntabwo ari umutwaro Yesu yavuze ngo no kunkorera ntabwo biremereye Pastor reka nganire nk'uganiriza umushumba uyu munsi umuntu w'umukozi w'Imana cyangwa se ukorera Imana ashobora kuba umuyobozi w'idini runaka bigakunda akabihuza n'umuco cyangwa se n'iki ijambo ry'Imana rivuga dufate nk'urugero rwa hafi uyu munsi Reverend Pasteur RGB ishobora kwicara ikavuga ati ngiye kuguha kuyobora itorero rya ADPR n'urugero hano mu Rwanda bakakubwira bakakwaproachinga bakakubwira ati turashaka ko uyobora iri torero cyangwa se iri dini kuko nabonye abantu bamwe batacyumva ko ari idini abandi bati ni itorero n'urugero wabihuza ute no kuba ugabura usavinga iby'ubwami bw'Imana nk'uko tubibonye none ukabihuza n'umuco w'u Rwanda n'uburyo bwo kuyobora idini kuko iyo uganira n'abantu benshi baravuga ati idini nyamara ishobora kutakugeza mu ijuru nk'uko natwe tubibonye ati akenshi abanyamadini baba bashaka ko umuntu aza kubayoboka ariko n'ibyo babayoboraho nabwo badashoboye kubyikorera Yesu we yigeze kuvuga ati mushishikazwa no kujya mu misozi n'ahandi no mu mazi gushaka umuntu umwe ngo abe umuyoboke wanyu ariko mukamumugize nk'ubwe yagiye no mu incuro ebyiri uyu munsi we wabihuza ute muri ubwo buryo cya mbere nuko bitenda kubaho
bivuga ngo biramutse bibaye ntabwo byenda kubaho, ntabwo nenda kuyobora itorero, ariko twumvikane ko uburyo bwo kuyobora itorero ubundi guhera ku muntu uyoboye paruwasi aba ari umunyapolitike. dusubiremo icyo kintu tugisobanukirwe neza. Ntabwo aba ari umuyobozi w'amasengesho, aba agomba guhuza itorero n'inzego za leta no gukurikirana ibintu byose n'ubukungu na finance, aba ari muri urwo rwego. Rero kuyobora itorero aba ari wa muntu ugeze mu rwego agomba guhuza inzego zose no kuzikurikirana. Iyo adafite imbaraga zo kuba muri wa mwuka ntihapfira icyarimwe, ntihongere kumubona, kuko abayitabira amanama abagomba guhuza ibikorwa. Ubundi ziba ari inzego, ubundi ubundi politike ni ikintu abantu batabyumva, ni uburyo bw'imiyoborere n'uburyo bw'imitegekere no guhuza ibikorwa. Politike y'ubuhinzi, politike y'ubworozi, ni uburyo ibikorwa biyoborwa by'abantu. Iyo ugiye rero kuba ushinzwe kuyobora itorero, iyo udahagaze neza mu mwuka, iby'umwuka biragenda, kuko buri kanya uba uri mu by'umubiri, ko administration ntabwo ari umwuka. Niyo mpamvu niba bagiye gushinga amatorero bavuga ngo ushinzwe ubuzima bw'itorero, bavuga ngo we ashinzwe ubuzima bwo mu mwuka bw'itorero, ariko undi muyobozi we hari ibindi bintu, hari amanama, hari iby'abwitabire, hari ibyemezo, hari abazirukana barakare, hari abazinjiza barakare, hari ibyemezo bagomba gufata rimwe na rimwe bisaba kwitonda. kugira ngo urabyumva. Burya urwego rwo kuyobora ibintu bihuza abantu rimwe na rimwe uburi revera buri pasteur, ariko ahanini nka 80% uburi mu bintu byo hanze, guhuza inzego, guhuza ibikorwa, kuko imibare ntigira umwuka wera. Yego. Oya. Ni ryari uyu muntu tubonye ko ari umunyapolitike ashobora kugera ku rwego Imana ishobora kumugaya? Igihe cyose buriya rero nta bintu mutaramenya buriya. Yego. Buri Imana itandukanye natwe cyane. Yego. Hari ijambo ntibuka aho ryanditse. Imana yavuze ngo narakariye Benjamin. Yego. Ngo ariko abanyamahanga bamugize bamwigirizaho nkana. Kandi Imana yamaze kwemera ko ngamaze nk'umutsima uhiye uruhande rumwe. Nako umutsima udahiye ngo n'urubuto ruhiye uruhande rumwe. Yego. Ngo ariko abanyamahanga bamugezeho baramuhana, nzahindukirira mbahane. Burya Imana ntipfa kugaya umuntu nk'uko mwe mugaya, ahubwo yibanza kureba ko misiyo yaguhaye ariyo urimo kora. Igihe cyose udakora misiyo y'Imana irakugaye. Kuko yo ntireba nk'urugero nk'ubu, shobora kwimikwa kuyobora, reka tuvuge yenda reka nyobora itorero risanzwe nk'umudugudu. Bakanzana bakampa urwandiko runjyana, ariko nje kugira ibintu nkosora. Yego. Harabuje kuvanamo, habije gukwindura rwose, umuntu akaza akabikora kabisa. Burya rero Imana ibabazwa kugaya iyo udakoze ibyo yagutumye gukoraho. Aho numvishemo ihurizo rikomeye. Mbona abantu benshi hari bagakwiye kumanza gusacinga cyangwa se no gushakisha, kumanza kumenya ngo ese mission y'Imana kuri nge ni yihe. Ntabwo ntibigora, ahubwo nyir'ugutumwa babizi, ahubwo we yicwa n'amajwi amuri ku ruhande. Kuko buriya nakanize kuvuga ndagasubiramo. Yego. Ikimenyetso cy'umuntu watumwe n'Imana ntavugirizwa ingoma, ntavugirizwa impundu, ntibamukomera mu mashyi, ntibamuririmba, ahubwo bamutera amabuye, bagakubita intorezo, bakamurunda hejuru, bakamuvuga amavu n'amavuko, bakakuvuga naho utavuye naho ari, ariko buri gihe ukumva ufite imbaraga zo gukora courage. Yego. Kuko na Dawidi niko byagenze, ngo yari ngo ni igisambo, niko namubwiye Nabali, ngo hari abagaragu bacitse bashebuje ariko bazerera, aramutukagura gutyo. So rero iyo wahamagawe ntago uvugirizwa impundu bambi, nta no kuvugirizwa ingoma, nta no guririmbwa, nta no gukundwa, ahubwo urangwa bakuvugiriza induru, bakuvugiriza, ariko wowe kumva ntucitse intege, filameziro kugenda ubikora bigenda bihinduka. Mu bijyanye no kuba umushumba yayobora itorero cyangwa se idini runaka, Bibiliya igendera ku gitsina. Bibiliya kuvuga ati wenda umushumba ushumbye intama akwiye kuba ameze gute? Ni umugabo, ni umugore? Ushatse kuvuga iki? Ndi kubaza ni ushingiye kuri Bibiliya.
kuyobora intama cyangwa se kuyobora umukumbi w'ijambo ry'Imana. Robert, ikibazo ntabwo ndi bugisubize kubera ko ukimbajije nabi. reka nyibaze mu bundi buryo. Hari niba navuga ngo saga imaze iminsi mu itorero rya ADPR ivuga ku gusengera abagore kuba abapasiteri. Gusa mbere y'uko ujya kubigorora reka ngwira ijambo rimwe. Yaravuze ngo kubw'amaraso ya Yesu nta muyuda nta mugereki. Yego. Irongera avuga kandi ngo nta mugore nta mugabo, twese turi iki muri Kristo Yesu, twe turi abakozi b'Imana. Yego. Bibiliya avuga ngo kandi twese turi abageni. None ni gute umugabo ahindutse umugore kandi akaba umugeni wa Yesu? Urumva nashaka kumvisha ibyo bintu bimwe. Yego. Bibiliya no kujya tuyitondera. Hari ikibazo nk'icyo kibazo warumbajije cyahita gitera polemique buryo mu kiganiro uti gute nahita asa nk'ugiye kurasa ibintu. Natwe biravuze ngo twe turi abageni bande ba Kristo, kandi biri kagaruka ngo umugabo ni umutware no mutwe w'iki w'urugo. None ko nkampindutse umugore wa Yesu, none se turi abageni ba Kristo. Yego. None se kuki mbaye umutware w'urugo haza Yesu ngahinduka umugeni na wa mugore akaba umugeni? Ntiwumva ko Bibiliya tugomba kuvuga tubyitondeye? Yes. Tugashyiramo bwa buhanga n'ubwenge no kwitonda kuvuga. Yego. Kuko umwenda ukingire kivaho nta muyuda nta mugereki nta mugabo nta mugore, twese turi abakozi b'Imana. Ari umwana ngo hagombye ku buri sexe, aho mba mpitondeye cyane. Nanze ko uwo mutego ngugwamo kuko nawurebaga. None se nkibarizo uyu munsi ntufite urugo. Yego. Ko umutware w'urugo. Yego. Ariko ugeze imbere ya Kristo uhinduka umugore. Yego. Turi abageni be. Yego. Umukwe. Bibiliya niyo mpamvu kuyisoma utafasha akarongo kamwe ugakubiteho, ahubwo ibaze mu mvugo zitandukanye ashatse kuvuga iki, ese etimology y'ijambo ni irihe? Urumva rero ubundi by'ukuri ushingiye kuri Bibiliya ku mahame amwe n'amwe, wajya mu isezerano rya kera wajya mu isezerano rishya, hari ibyo kwitonderwa. Murabyumva? Ba bandi Yesu yabwiye ngo mugende mubahindure, bo nibahinduka barakora iki? Mubigishe kuba bigishwa banjye. Nabo bagiye kwigisha. Umugore azavamo ko nagiye kwigisha. Debora ahinduka umucamanza. Ntabwo twemeye ko abagore b'abagabo ngo baba abacamanza. Ariko uwo munsi bikaba batari ko Sisera tugende kuko nta cyuro wabona utajyanye. Wibuke Debora aboneka aho ngaho. Icyaka nshaka kubwira singiye kuri Abigayili n'abandi bafashe imyanzuro n'abandi ndabareka, reka twikomereze gatoya twigire kuri Yesu Kristo. Yego. Roba Yesu azuka bwa mbere yeretse n'abagore baje kumureba banga cyangwa umwe. Si Maria Madalena? Yego. Kuri Magadala? Yego. Ninde yabwiye ngo genda ubabwire ngo nzabasanga i Galilaya? Mariya. None so yagize intumwa uramuhakana ute? Ndimo nditonda cyane. Yego. Twitondere bya Paulo n'inzandiko ze. Genda zemera. Yego. Nagira ngo ubundi ibi bintu byasaga byo gusengera abagore no kugira gute, Robert, nzi ko mbamo n'uri umuntu w'umunyabwenge. Imana ishimwe ko yaguhaye ubwenge kandi ujye ushimira Imana. Iyi ni intambara ya theology n'umwuka wera, kandi theology ni abantu bayizanye, umwuka wera n'Imana yawuzanye. So zi conflict zishingiye ku nyigisho z'abantu, zishingiye no ku mwuka. Il faut faire attention. Yego. Kugira ngo hatagira umuntu ubicumuriramo. Yesu akimara kuzuka, ninde muntu wa mbere bahuye? Si Maria wa Magadala se bahuye? Aramubwira ati umwami wanjye ari he? Aramubwira ati kuki ushakira umuzima? Ntunkoreho sindajya kwa data. Ati Maria Rabuna, ati mwigisha wanjye. Arabwira ati ntunkoreho, ahubwo genda ubwire ba bagabo yuko tuzahurira hehe? I Yerusalemu. Reka da i Galilaya. Yego. Urumva ko misiyo ya mbere, intumwa ya mbere yatumye ni umugore. Kuko ushaka Imana ni nawe ubasha kuyibona. Yishakanye umwete. Kuko yarajyanye ibihumura aramubura. Yego. Ba Petero ngo bagiye birukanka nta kintu bajyanye. We yarajyanye ibihumura. Yego. Ati umwami wanjye bamushyize. Amwita n'umwami.
Yesu aramubwira ati nyine aravuga ati giye mwa bati abaso kwasona ati akantumoreho ariko genda ubwira intumwa ko nzababanziriza hehe tuzahurira i Galilaya. Ba Petero baza birukanka bajya kureba ya myenda baragira gute baravuga ati ntawe uri hano yagize gute yazutse. Aho tugiye mu buryo bw'umwuka turahumva intumwa ya mbere Yesu agihindurwa akiba mu mutabanwa n'abantu bose umugore bahuye. Ariko ntibisobanura ko yakabaye pasiteri, aho turaza kubivuga kuko umuntu agirwa pasiteri n'umuntu ariko n'abantu bagirwa n'Imana kubwa ku giti cyabo. So urumva ni conflict, ni intambara zishingiye kuri theology cyangwa yigamana noneho n'umwuka wera noneho n'imitekerereze ihabanye ariko bishingiye ku nyungu z'abantu kubirwanya ku bwende cyangwa kubyemeza ku bwende. Sinuri kumva buriya hari ubishaka ku bwende ko bijyamo ashaka kugira ngo habeho uburinganire, discrimination ishingiye kuri sex ivemo aribo nawe akabishyira nk'imbaraga. Hakaba n'utabikeneye kuko nibaramuka babinjijemo hari imyanya bamwe bazabura. Wagomba gushakisha imbaraga zo kutaza kuri kamera ariko ashaka kuza kuri kamera kugira ngo amuvugire byahagombye kwivugira. Ariko ni conflict ishingiye kwiyigamana n'umwuka wera. Ariko wibukira ijambo mvuze Yesu akizuka yahinduriwe uburyo yavuganye n'umugabo yavuganye n'umugore si we yatumye. Hanyuma se ba Petero baje biruka baramubonye babonye marayika gusa. Aho rero hari ushobora kuhashinja ko kuki Yesu we yatumye wowe uyu munsi wamupfobye. Aho nje ntago ushaka gutanga umwanzuro n'igisubizo cyawe ariko nguhaye uwo mucyo gusa nta kindi. Twitse hari ikintu cyiza wavuze uravuga uti ari ijambo ry'Imana rivuga ngo umwuka wera bamwe yabahaye kuba abavuga butumwa bwiza, kuba abahanuzi, kuba abigisha, kuba abashumba no kuba intumwa. Donc izo ni imbaraga Imana itanze ku muntu. Donc n'umuhamagara Imana ihaye umuntu cyangwa se n'inshingano Imana ihaye umuntu. Ariko n'abantu bashobora uyu munsi kwicara ko bati uyu muntu wenda n'urugero tumugize umuvuga butumwa bwiza, undi tumugize umwigisha, undi tumugize umuhanuzi, ari abantu babimugize. Turahuza gute uyu muhamagaro uvuye ku Mana n'uyu muhamagaro uvuye ku bantu? Kuko uyu munsi dufite intumwa zabigizwe n'abantu tukagira n'intumwa zabigizwe n'Imana. Ni gute twasobanukirwa donc iyi mihamagaro ko abantu bose baza bari mu gukora muri iyi mijyo y'imihamagaro? Noneho uze kutwikiriza ku mupasiteri nk'uko wari ubivuze ari we pasiteri, ndakeka ari ijambo ry'itirano ry'igifaransa, mu kinyarwanda kiza ni umushumba. Ese koko birakwiye ko umushumba ushumbiye Kristo ashobora kuba umudamu? Urakoze cyane. Reka duse nk'abamugani twitsa muri ubwo buryo warubajije. Turebe impamvu y'ibintu. Yaravuze ngo nzabohereza umwuka wera wo kubana namwe ibihe byose n'ikibatekereresha ukundi cyose nacyo azakibasobanurira, azabigisha. Hanyuma rero yavuze ngo yashyize hamwe mu itorero intumwa, abahanuzi, abigisha n'ababwiriza ubutumwa bwiza n'abakora ibitangaza. Ibyo ni ikibazo Pawulo asubizaga abantu bo muri Efeso. Stili Pawulo ndacyamuzanamo. No kuvuga ngo abungiri nibo bapasiteri no gushumba. Ariho nifuza kubuza abantu ngo bavuze ngo kugira umugore umutambyi. Aha nta mutambyi urimo. Kandi umutambyi atandukanye na pasiteri, atandukanye no gushumba. Rero abigisha bafite kubishira byaje muri abafite na zampana Imana agishyiramo. Kandi Pawulo yavuze ntabwo ari abantu babatoranya, ahubwo nuko Imana yashyize bamwe muri bo kuvuga ngo bafite wa muhamagaro wabyo kandi koko bakabikora. Ugasanga nabigisha koko, abandi nababwiriza, abandi bafite zampano. Rero kubihuza ngo uyu munsi ababigizwe n'abandi ni nako Pawulo yavuze cyagihe ngo Pawulo utaragize intumwa n'abandi kireke Yesu ko nawe ntibamwemeraga burya.
ariko bati nagizwe intumwa na Yesu wenyine. Abandi tubwirira aho byavuye ko wari ugiye i Damasiko ugiye kwicana uvuye kuri Stefano ubundi wagarutse utubundi. Mu bisobanuro byaguye Pawulo yari arimo, yagombaga rero gusobanura rimwe na rimwe, agomba kujyanisha aho ngaho. Bishatse kuvuga iki rero? Kugira ngo tumenye ababihawe n'abantu, kuko ibi ngibi ubanza unyumve neza, ibi ntibihabwa n'umuntu, yashyize bamwe, ni Imana. Banza unyumve. Turi kuri Bibiliya. Imana yashyize bamwe. Ahubwo ushobora no gusanga ab'intumwa mutanabazi n'uyu munsi, mutazi n'abigisha n'abahanuzi mutanabazi, ariko yagize gute? Yabashyizemo. Ahubwo umuyobozi w'idini agashyira nk'abakeka ko bafite Imana, bikavanga. Nge ngahanura ngo inzira hiya ati ngewe reka ahubwo ngo uhagarike inzira ishya gute, nge ndayizimye, kuko turabizi na ba Sedekiya bahozeho. Hari n'umuhanuzi witwa Mikaya, batari kurongo Sedekiya avuga ati dore uzatabara amahoro niki, avuga ati ariko hari undi muhanuzi ntakunda ariko mumuzane nawe numve. Araza aravuga ati noneho arababeshya ati muzatabaruka amahoro, ati vuga ukuri ku mutima, ati nabonye ingabo zisere zihinduka impehe. Ibyo uvuga sibyo ngo Sedekiya ngaro yamukubitiye ngo Imana ivugiremo ntivugire muri nge ninde. Hari abagize intumwa n'abantu, bagirwa abahanuzi n'abantu. Ubwo nizo ntinya hari nandi mu bindi bihugu bimika umuntu ngo ni profete bakanabyemeza. Kesa profete nawe baramwimikira. Urumva hari abagize intumwa n'abantu, hari n'abagize abaprofete n'abantu, ariko hari n'abigizwe n'Imana kandi barabikora. Abo rero tubasanga mu byiciro bibiri. Uwashyizweho n'Imana tumurebera ku mbuto ze. Washyizweho n'abantu nawe agomba kunezeza abamushyizeho. Kare sebo urabyumvise? Ariko niba Robert nka revera w'itorero runaka, nje muri nge nta muhamagaro w'Imana yambonye, wowe ukambona ukwiye kungira. Rega turi muri gihe ngo umuntu yatwaraga, tugeze kugira igihe cyacu mu itorero twabagamo umukino kwa Karubawumu, ngo umuntu yatwaraga amapfizi arindwi bakamugira umutambyi kandi atarabikwiriye. Hari igihe icyo gihe twakinyuzemo ndabizi, ariko nizo ngaruka turimo turwana nazo. Nizo turimo turwana nazo, kuko umuntu kureba mukene wanyu aho muvuka, kuko mukuru yagusabiye ukarundamo udashingiye ku muhamagaro n'ubushobozi niyerekwa, nukuza kubyiga no kwangiza wa murimo. Kora bwati twumvikane twebwe. Arababwira nyine abahungu basigaye kwa Dawidi, ati ntimwibwire ko muzanisha ubwami bwa Dawidi mukabushobora. Twabatambye baracyari abo Uwiteka Imana bashyizeho, turacyamurika imitsima y'Imana ku manywa na nijoro, itabaza ntirirazima. Ntimwibeshye ngo muzatunesha, kuko uwo mwami wanyu Yerobowamu, umuntu wese ushaka kugira umutambyi bazanaga inkaka agatambira ibitari Imana, ariko tw'Uwiteka aracyari Imana yacu. Haleluya. Urumva itandukaniro. Abashyizweho n'abantu bashimisha uwabashyize. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo uwakwishyira mu bw'ubuzima n'igisirikare ngo ntiyaba kinejeje. Wabimwandikiye. Urakoze cyane, kuko uwantumye niwe nezeza. Niba naratumwe n'Imana, nzanezeza iyantumye. Ushobora kutakunezeza wowe, ariko niba ari Robert wagutumye, ayiwe ndanezeza Robert. Ndakora uko nshoboye, Robert muhe raporo, amaturo nyazamure, nzamure ibintu byose Robert agire gute, avuga ati umukozi w'Imana ariko mu ijuru udahari. So rero hakaba n'umuntu noneho we uba uriho agomba kunezeza Imana yamuhaye uwo murimo, n'abantu b'Imana akabazana amahoro, kuko ivugabutumwa rizima rizana ibintu bitatu: ni amahoro, umutekano n'imbuto za Gikristo. Amen. Pawulo we yandikira Abakorino, hari ikintu nibutse yabasabye. Yaravuze ngo umuntu nashaka umwepiskopi, ariko uyu munsi hari igihe hari abantu bashaka ko umuntu aba umwepiskopi. Iki cyo wakiduhuriza ute? Umuntu nashaka ari we ubishatse, ariko uyu munsi abantu bo nibo bashaka ko umuntu aba umwepiskopi. Haryo kubonamo impano utifitemo, nabyo ntabwo nabitinda. Rega burya ubundi haryo abantu kubonamo icyo utazi ko ufite. Bakagushakamo ibyo, cyangwa se bakanakwigiza bugufi, kuko babona yuko nta ntambara ufite zo kubarwanya. Amenya ari ibikiza.
ntabwo wabisobanukirwa. iyi si yose irimo ubuhanga bwinshi. Pastor, uyu munsi twavuze no kutwikije ku mushumba turamubonye, reka tuvuge nko ku muhanuzi. Birashoboka ko Imana ishobora gukoresha umuhanuzi akavuga amakuba cyangwa intambara cyangwa n'inzara ku gihugu? Cyane birashoboka, birashoboka. Erega burya ubuhanuzi ni ibizaza, si byabaye. Ariko turamenya neza ko ubuhanuzi ari ukuri gute. Ntaho nashaka kwita. Haratworoheye. Ubuhanuzi ni Solomo n'umunyabinyoma. Ariko umenye ko Yesu yavuze ngo mu isi y'imperuka hazaza impuha. Rero impuha zishobora guca no mu buhanuzi. Yego. Donc inzira y'impuha ntabwo tuyizi. Ishobora guca mu buhanuzi kuko buriya Yesu avuga ngo nukukunde mugenzi wawe nkawe ubwawe, ntabwo wamuhanurira ngo mbonye moto imuca amaguru. Hari umuntu uguhanurira bijyanye n'uburyo agutekerezamo. Yego. Hari n'umuntu uhanurira igihugu n'uburyo agitekerezamo. Hakaba n'umuntu ufite ubundi buryo avuga mu bundi butandukanye, za mpuha zikaza. Ariko nemera ko Imana yakuvugisha icyo ushaka. Ese ubundi Robert ari umuhanuzi, ari n'uhanurirwa, ninde ukeneye undi? Nibitakugora n'ibihugoro byihore ndabyisubiriza. Ubwo mba ngiye mu bitekerezo byinshi. Wavunika. Ubundi ari uhanurirwa n'uhanura, bose nta n'umwe ukeneye undi. Ahubwo Imana yo mu ijuru niyo ikeneye ugushyira ya message. Niyo mpamvu abantu benshi bayiba ngo ngiye gushaka umuhanuzi asengere, bakamupfunyikira amazi. Ngo sinasenga nta muhanuzi, akamuhamagara ati mbonye akagupfunyikira uko wamwihamagariye. Ariko ubundi link y'uhanurirwa n'umuhanuzi ni Imana ibigira mu ruhare. Twebwe nsitwe dushaka abahanuzi. Uyu munsi ariko turabashaka. Yego. Ntabwo bizi se? Ubundi ntiwagombye guhiga ubuhanuzi nk'uhiga imboga mu murima. Yego. Ubuhanuzi burakwizanira. Kuko Imana ni itegeka umuhanuzi akaza. Ariko uyu munsi twarabicuritse. Ngo ntwasenga nta muhanuzi, wasenga ntawe. Kandi ntabwo ari uva atakubwiye, byanga byakunda. Yego. Arakubwira ikintu ugenda unakibure, kubera ko abantu benshi impamvu bafite amasezerano apfunyitse bababwiye iby'Imana itavuze. Ariyo mpamvu ngiye kugira inama abahanuzi, aho kugira ngo uvuge ibintu Imana itagutumye, ifuriza umuntu ikintu Imana kandi ishobora kugikora. Kuko hari urwego umuntu agera muri principles z'Imana akaba akorana nayo. Cyane bati giye Robert ushingiye ko nkureba ngusabeye inzu kabisa, Imana yiguhe, Imana iguhinda. Ariko sinkubeshye ngo Imana yavuze ngo guhaye inzu, aho uzarwara umutima. So burno vuga ngo rimwe na rimwe umwuka w'Imana iyo vuze ngo Imana iravuze itavuze, nabiyo ntago bizigera bisohora, ahubwo bizarwaza umutima w'ibibwiye. Ariko navuga nti shingiye uko nkubona, nkwifurije kuguhesha inzu kabuga. Yego. Imana yo mu ijuru inyumvira ni kumpera inzu. Utayibonye nturi bundakarire. Sinakubwiye ngo ni Imana ibivuze, ahubwo nkugiriye wish. Kandi icyo twifuriza abantu Imana izagikora. Exactly. Aho ngaho nanjye shobora no kungukiramo, kuko Bibiliya yavuze ngo ibyo mushaka ko abantu babagirira aribyo namwe mugira gute. Nakavuga ati ko pastor ukuntu nkureba kugenda kuri moto ntibikubereye, ngiye gusaba Imana iguha imodoka. Ntabwo by'ukuri nayibona ku bundi buryo, ariko wangiriye icyifuzo, ariko ntumbeshye ngo n'Imana igize gute ibivuze. Numbwira ngo n'Imana ivuze ndaryama sinzire mbiburi. Abantu bamwe bagumiwe, abandi baheze mu rugo, abandi bativuza, abandi baroba kubera ko avuze ngo kana ko urumva ngo impamvu mbyemera ari indwara ngiye gukosora. Niba abonye ikosora bumva ntumbaze, ntitubyumva kimwe. Kuba ikintu cyavugwa n'abahanuzi benshi si ikimenyetso cy'uko ubwo buhanuzi bwavuye ku Mana. Kuko muri 400 bahanuriye imbere ya Ahabu na Yehoshafati bemeje ko batabaruka amahoro. Mikaya arakana atabwo muraza kubimenya, ahubwo muragwayo. Buriya abantu batabimenya mu isi y'umwijima, iyo ubuhanuzi bw'ikinyoma busohotse, Satani arabumultiplier, akabutwara mu bahanuzi bavangiwe batakinasenga, nabo bakabivuga ukagira ngo nukuri. Kandi urugo rwasenyuka ati giye rwongera rasenyutse, atari ko karabihanuye, kana karabihanura, ku musozi arahanura, bavuga ko ari uriya mugabo kukirunani. Ni ikinyoma cyinjiye uko kuntu. Kuko iyo umuhanuzi atakiri ku murongo w'Imana neza, byanga byakunda koreshwa
evil spirit. ubwo niba wavuye mu murongo hari undi uraza gukoresha muri uwo murongo byagukoresha ntabwo reka Imana iri maso na Satani ari ubwo aho ugiye naho ngaho. Pastor, hari akantu wakomojeho, ubundi mu mboni zawe aba bantu bahiga ubuhanuzi ari uhanurirwa n'uhanura, ubundi ukomeye mu maso y'Imana ni uwuhe? ni bose barakomeye, ariko cyane cyane uhanurirwa, kuko imukuye mu mwobo yararimo, yego, imukuye mu mwijima yararimo, imukuye mu kaga yararimo, niba Imana igaragarije imutekerezaho cyane rwa rukundo. Naho umuhanuzi ni igikoresho cy'Imana, aragabana imigisha y'abahanuzi, ariko cyane cyane wa muntu waburiwe, wa muntu watabawe, nayo bimukunda kurutaho. Yego. Ndasa n'unasatira n'umusozo w'ikiganiro nifuza ko tuganira, ariko reka nongere nitse kuri cya kintu nakubwiye ngo mbona kiri nka saga nini. Mu mboni zawe ubona nihaho gusengerwa wenda n'urugero kw'abadamu mu itorero rya ADEPR, hari icyo ubona biteze kuzahindura abagabo batahinduye? Njyewe ntekereza ko uruhande rumwe njyewe ntekereza ko bizayibaye byiza kurutaho. Gute? Gusengera abadamu rwose basengera. Nase ngubaza ikibazo kimwe. Yego. Usubize. Tuganira. Muvuga ngo umuntu ashaka kuba umwepiskopi, kandi episkopi ntabwo ari pasiteri buryo bundi. Ushaka ko bisoma byombi. Yego. Ntagombye kuba ari umugabo w'umugore umwe. Nta sengero zimika abasore ko mutabivuze. kandi twaraho ibintu ibya ADEPR mu bireke ni intambara zishingiye kuri nakubwiye kuri theology n'umwuka we, noneho zinashingiye no ku nyungu zimwe zigiye kubangamirwa za bamwe, tubyihorere. None se nta madini asengera abasore ko tutabivuze? Kandi twiwacu buriya ntushobora, kandi nabura nibajya no kubasengera nta mukobwa bazasengera kuba pastor. Niba tuzagera imbere tukarwana nabyo nyine tukatubyera nkwibwirira amakuru. None uyu munsi dufite n'abapotre b'abasore, dufite n'abandi b'abasore, kandi abo ni babaye ikibazo. Kandi biravuze ngo abo umugabo w'umugore umwe. None kuki uwo musore we ni umugore we ni we ko tutamuzi? Tujya duceceka. Etymological ma spirituelle, umwepiskopi n'umuntu umeze utubundi. Reka tuzabiganira ubutaha. Umwepiskopi reka tureke, ubwo ni ba musenyeri ni bande, episkopi undi ni musenyeri ubundi. Ariko tubese nk'abaganira. Noneho niba ari uw'umugore agomba kuba afite umugore umwe utabasha gutegeka wo mu rugo rwe, ntiyabasha gutegeka itorero, kuki mwasengeye abasore mu madini menshi atandukanye? Kuki bitabaye ikibazo? Reka twikomereze twivuga ibintu byinshi twitambukira twikomereza tuvuge nimureke n'abantu bareke basengerwe n'uburenga. Ikindi mu buryo bw'igihugu kizima ko nta muyuda nta mugereki gusengera abagore no gukuramo ivangura rishingiye kuri sex. Ya constitution y'u Rwanda tukona ivuga ibintu, kandi twamaze kubona ko intumwa ya mbere yabonanye na Yesu yazutse n'umugore. Rero ntabwo ibyo Yesu yahaye agaciro wabipfobya uko wiboneye. Niyo mpamvu bishingiye kuki? Kuri theology yigamana n'iby'umwuka. Ariko nko byamara kugeraho umuntu wese akihisha mu kindi kintu bitewe n'inyungu runaka afite. Dusoza n'iki wafasha umuntu w'umuyoboke w'itorero rya ADEPR uzi ko ari itorero rya Kristo? ngo aba yibeshye pe. Itorero rya Kristo riri mu ibanga. Itorero rya Kristo riri mu ibanga, kuko no kujya mu ijuru ntibazatondeka abapantekoti abagatulika hari ariko icyo twita ecclesia cyangwa twita itorero. Ubundi eglise ni iki? Ni abahamagawe cyita eglise universelle, not eglise catholique romaine. Nuvuga ngo itorero ni abakuwe muri bya byaha baza bahinduka kuba bigishwa. Ubundi abantu bazagera mu bwami ni abigishwa ba Kristo, ntago ari abigisha ibya Kristo. Ni abantu ubuzima bwa Kristo bwabereye ubuzima. Muri make ndi pasiteri,
ariko nubwo ndi pasiteri ndi umwigisha w'ibya Yesu, ariko irundi ruhande ndi umwigishwa wa Yesu. Kuko Paul avuze ngo iyo maze kubwiriza nanjye ndahindukira kugira ngo nanjye ntagaragara nk'udashimwa imbere yo kubwiriza. Muri make barahindukira akaba umwigishwa wande wa Kristo. Bakoze cyane kugira ngo agabane no baganire yigishaga. Urumva iryo hame ririmo. Yego. Nibyo harimo abigisha, ariko iyo duhindukiye imbere ya Kristo twese turi abigishwa ba Yesu, turi disciples. Yego. Akantu nkuyemo ntekereza n'abantu badukurikiye namwe mugakuremo, ntabwo itorero rya Kristo ari dini runaka. Oya, harimo noneho nkubwire n'ibanga, hari n'abantu bakiri mu kabari bazaza muri rya torero, kuko Yesu yaravuze ngo ntimuzatangazwe nuko indaya n'abajura n'abasinzi bazari batangamo. Ndakubwiza ukuri, ku musaraba Yesu abambwe hari ibisambo bingahe? 2. Mwambwe atari ikizanyo dukize ibyo bwanije, ndatari ko wa mugabo ceceka, twe turazira ibyo twakoze, ariko uyu ni umuziranenge, unyibuke mu bwami bwawe. Yesu ati turabana nawe muri paradiso. Wowe ibyo inkoko yarayijyanye? Uwo yahemukiye yaramugiye kumwihanaho? Ndakubwiza ukuri, abantu binjiye mu isengero bakinga imiryango, ariko itorero ry'Imana riri mu ibanga rya Kristo ni burizi. Ashobora kuba ari muri ADPR, mu baporo, aho mudatekereza, ndetse n'abatarajya mu nzu y'Imana, Imana izahamagara. Kubera iki? Rirahishwe, riri mu ibanga. None uzoba ngo Imana iba hano. Niyo mpamvu igiye nyabwira abantu ngo nta dini rirusha irindi Imana. Nk'ibiri ibanga rikomeye, nyamara umutima w'umuntu ushobora kurusha Imana. Yego. Cyakabiri, Imana ntitura mu nsengero, itura mu mutima w'iki? Ngo mwanyubakira nzu ki mwantuza? Icyo nishimira ko ari umutima w'umuntu umenetse. Pawulo ati turi insengero z'umwuka wera, kandi aho umwuka wera uri niho Imana ibiri. Tubwacu turi insengero. Ngo Imana ituye muri nge, kandi ukunda niwe umenywa nayo. Uburyo nyikundamo ni nayo nibwo nkundamo. Reciproque. Iyo ukunda Imana, umva byo nashaka gusobanura. Uburyo ubyumva mu gukunda Imana ni kwibana nawe. So rero nta dini rirusha abandi iki Imana, byose ni amatorero yo mu isi yashyizweho n'abantu agendeye ku mirongo, bashyiraho doctrine, bashyiraho discipline. Doctrine ya Yesu ni nimwe nakubwiye kare, ukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, imbaraga zawe zose, ukunde mugenzi wawe nkawe ubwawe. Ari hamwe ngo mugende mu bigishwe nabwe kwitondera, nibyo nta bindi. Pastor, iyo umuntu akubonye ku bumwe bw'abera, cyangwa se wenda n'uwakubona nka hano, ashobora kwicara akakugisha inama donc yo gushaka Imana, wamukonsiya kujya wenda mu iye doctrine cyangwa se domination ziri hano mu isi. Ngewe cya mbere ndabanza nkakubaza ikigushimisha, kuko kuba ahantu wihambira uzabone kwambara urukweto rutagukwira rurakurya ukabura uko ugenda. Yego. Hari ukuntu ati ngewe ndabona kugira ngo nkorere Imana neza nuko najyaho nibohora. Rego ubundi nta discipline, ni uburyo abantu bashaka gukaza bareke ngo bagume hafi. Ngewe n'ubundi hano bangisha inama si gitangaza, nkakubaza ngo wumva we wabaho kuri he? Ati nge numva ati nkunza ADPR, atari ko agasatsi kanjye sinagakata, sinakuraho amaherena. Ngaho jya handi bayambara, kuko Abisiraheli bayambaraga no mu mazuru. Abisiraheli bambaraga no mu mazuru rwose, kumwe abapfumuye tujye cyane, niko babikoraga Abisiraheli. Undi ati nge numva ntareka ipantaro. Nuvuga ngo aho ubona ubundi ikintu cya mbere, twe dufite Imana y'umudendezo, ariko umudendezo wacu ntabwo uduha impamvu yo kwica amahame y'Imana. Noneho iyo wemeye kujya muri discipline runaka, wagenda ukayivanga, kuko bundi icyo wiyemeje uti buriya nkubwiza ukuri, uti ngiye sinzakora iki, burya ubu gihinduye icyaha kuri wowe, kandi nacyo uzagicirwaho urubanza. Tuzacirwa imanza ku mategeko y'Imana, tuzere n'ibyo twivugiye. Ariyo mpamvu yavuze mu bwiriza ngo rinda akanwa kawe nugera imbere y'Imana, ko guhiga umuhigo ntuwihigure, no kutawuhiga. Bavuze ngo ngiye sinzigera ndefiriza. Kera umunsi nagusanze kwa Rubangura wadefirije, wishe gahunda ko wararehiye imbere y'Imana. Ariko nibyo hari amahame agera muri 5
y'imbaraga twifitemo Imana yadushyizemo n'akanwa iyo uvuze rero uti yewe nzakora ibwo rero ugiye inama nkugira ndakubaza ngo wumva kuko baraza hano wumva hari abihana akambwira atari ko ati genda umva ati ndashaka handi hari amahama akakaye undi ati genda ndashaka hahandi biramiriza gusa ariko iyo freedom yabaye nyinshi rimwe na rimwe igutwara mu bindi bintu bitari byo kandi akavuga mu buryo bwanjye bwite nk'ivugiye no kuvuga ngo koko twahaye Imana y'umudendezo ariko ntituri abacu ngo tugire gute twigenge kandi byose turabyemerewe ariko siko bitugirira iki umumaro kandi tuzi neza urumva hariho kwirinda havuga ati inzoga ko ati no boate kureba imipira ntawambuza ariko byose tugize gute turabyemererwa ariko siko bidufitiye iki akamaro ikintu rero cyagutera gucumura acana nacyo kuko njye nshobora kuresista kuri iki we kiriya kikakugora rero ngira ngo buri muntu wese mu itorero abuheshejwe muri ryo muri ubwo buryo bw'ubujyanama nk'umuntu ufite uburyo yashaka kwiyambura imbaraga z'umuryango yaziyambura ati imbaraga z'umuryango gute haba harimo karande ibyitwa inyatsi n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye ngo baroga uri mu wazashaka umushumba bamugira inama ubu hano twigiyemo yatugora byadutwara umwanya munini umuntu ashaka umushumba we yamufashe kimwe no gushaka gusanga n'uwo mushumba atazi n'akarande icyerecyo nawe ubwe zaramutimbaguye zaramumaze tarabishurirwa reka ngubwire ikibazo hari bajya babihakana none se uri pasiteri umwana wamuteye inda umwana wanyora umujyi umwana bari ku muhanda umwana we nawe hari kuri byazambye mageragere yamubonye none se ubwo uravuga pasiteri urumva kandi itari mu rugo rwe none se umurwayi wapfuye ijisho yavura undi wapfuye ijisho ibintu byose no gushaka wabisigiwe abisobanukiwe yashyize nk'umwe ku bintumwa abandi abahanuzi abandi gukora ibitangaza inama rero namugira nashaka umushumba amufashe kuva muri ibyo bintu ubona ufite ibyo akeneye amufashe nawe ariko ugomba kubanza ninde nuwahe aramfasha gute ameze gute kuko nta mpumyi irandata indi aramushinja abana 4 ku musozi aribwo arakubwira ati nsengera ahubwo ati ngwino nkubohore katujekana mushwari reka twite ku musozo w'ikiganiro cyacu ariko hari ushobora kwicara akavuga ati ariko ndifuza kuvugana nawe cyangwa se kubonana nawe anyura mu zihe nzira mu buhe buryo ambona ku bumwe bw'Abera Ministries aho ngaho nyambonaho nimero zirahari tukaganira nta kibazo ngiye mbafite rwose yego na nimero zawe turazipininga hano ku buryo waba wabonye n'iki kiganiro ashobora kubavugisha urakoze cyane ruba twisabira imbabazi abantu batwumvise hari twagambiriye gusesereza hari akantu kamwe washatse kundinda kandi ndagushimiye ariko rikagenga koza hagati k'ikintu akavuga ibintu bibiri ntituzigera duhuza imyumvire kuva isi yabaho ariko ibintu byo gusesengura bigize icyaha tubyihorere ingingo ya 15 itegeko nshinga ry'u Rwanda Repubulika y'u Rwanda kugera kuri 23 ibisobanura neza aravuga ngo umuntu ni ikiremwa ntavogerwa nome sacre ni ukuvuga ngo ihohotera rishingiye ku mvugo ku nyandiko no gufata umuntu ukamwita ukundi uba utangiye gusesengura bigize icyaha bikwinjiza mu ngorane nimureke tunenge tunagaye ariko tumenye ko hari itegeko riri hafi ngiye mbasha kunenga systeme yawe ariko ntabwo ndi bukwatake physical kuko nindwanya systeme yawe ntabwo bigize icyaha ariko nimvuga Robert ngashyiramo n'umuryango we ndimo ndamukorera ihohoterwa ryo mu bitekerezo ni byiza nusesengura ntugasesagure ngo bikujyane mu cyaha nunenga ntukanengagure ngo unacurangure bigushyira mu cyaha gaya systeme ariko gaya n'uburyo ikorwamo ariko ntiwinjire mu nzira zigize icyaha icyambere nitwinjira mu nzira zigize icyaha tukagikoresha imvugo zishaririye turagusha abana bato bashaka gukurikira Imana icya kabiri wa muntu nabikenera
kuko yaravuze ngo urugo rwe haba kuri email, ku nyandiko, kuri message, ku kintu cyose bibangamira urugo rwe unyise X yego wa mwana wanjye azabona ngo azumva adapfobeje se. Icyo gihe rero useye ko abakristo bakino gihe tumwe tunabyihorera ariko dusesengure tudasesereza ariko cyane cyane no nushaka umusesereza sesereza systeme ye ariko please umuntu ngo ni ikiremwa cyubashye mu mategeko y'u Rwanda. Yego kunenga ubumwe bw'abera birashoboka kavuga ati ngiye mbona ariko nuramo kugiye kuvuga jewe uyu deja ntucyatatse systeme yanjye ni wowe nata ahubwo nuranyata kandi nyataka irahita bigira icyaha. Niba nta mwuka wera ngira ndahita ngushungura mu nkiko ejo kubiteye 2 cyangwa 3. Ni byiza nagiraga abavandimwe bagenzi bacu umuntu w'umusesenguzi wese sesengura systeme yinenga ariko mu buryo bitagize iki cyaha. Pastor bitumye twari dusoje ariko karaje bitumye ntekereza ari ikintu njyampura nacyo ndetse n'abagenzi banjye cyitwa ngo ni uguca imanza. Ni gute umukristo akwiye gukebura mugenzi we bitiswe guca imanza? Reka nkubwire ibintu ntabwo muzigera mu bishobora byose biterwa ku myumvire ya buri muntu. Yego ku myumvire y'imitekerereze ya buri muntu. Icyakabimaze ni uko wagasanze umunyamakosa ukamubwira mwiherereye. Uyu munsi ubonye ikibazo ahita atora kamera akabwira isi yose. Ababonye breaking news. Imana yagutumye kumbwira ariko ugiye kuri kamera. Harya ubundi ubwo ubwiye abo bantu cyangwa ubwiye jewe. Noneho niba baramvuze kuri kamera nanjye ndaza nkwataka kuko ntago ndi bugushyire nk'imiyaga. Ariko ubundi wagombye kubira yavuze ngo mwene so nakora icyaha musange. Kubera nagukundira ubonye mwene niyanga umutezi tora none kugiye kunteza kamera ukanteza YouTube. Icyo gihe rero hari n'abandi bantu bashaka ko tubatera indabo bari bakwiriye guterwa nk'amabuye cyangwa n'ibindi bintu bitewe n'amafuti yabo. Ibintu babishaka ngo tubavuge neza ngo ni mu ntwikire kandi mu bigaragara urunyambaga twikuruye. Ibyo rero ugasanga baciye imanza ariko ni byiza ubundi systeme nziza ni ngiyi. Yego habira byo gusengera abagore muri ADPR. Gerageza ukuntu binenga. Yego ugaragaza n'impamvu binenga. Ugaragaza n'impamvu utabyemera. Ariko kwinjira muri vie prive y'umuntu. Yego Systeme kuyirwanya biremewe kanayivuka nayisobanura ariko iyo ugiye gusatira umuntu rero kwita guca imanza ntekereza ko ni imyumvire y'abantu batinya ko tuvuga ibyabo batinya ko bakozweho. Burya hari abantu bumva badashaka gukorwaho ariko ibyo bakoraho ubwo barakozweho bidakwiye kuba byagacecetswe ahubwo ngo bihishwe. Ngira ngo naho hantu abantu bagira izo ntambara ariko buriya kenshi niba umuntu avuze ibyo udakora urwana ni ubundi uzamamara gute batakuvuze kubyo udakora? Niba umuntu avuga ibyo ukora hindura umutima wawe. Niba ubona bitakunyuze urazi uko ngiye nkunda abantu ngiye nkunda n'abantu batanankunda burya ariko kuko avuga ibintu ubundi mutagukunda arakunenga akavuga ati nta byawe rero nawe uhunga uko ati se wa muntu uko yavuze ikikunda gikorwa ahita wikosora kuko gukunda akubwira ahuha rimwe akwepa simbuka rimwe akaba yanakubeshya ariko undi wara akubitiraho. Ikindi cya kabiri buryo ubwenge ntibuhengeka. Yego amarangamutima niyahengeka. Hari umugabo umwe wavuze ngo imbaraga zawe zizingiye mu banzi bawe. Rega no ukubwira ukamenya ibyo ukosora. Reka ngushimire mushumba. Urakoze Imana iguhe umugisha. Reka nshimire n'abantu bose bari badukurikiye tubabwire ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka hanyuma munyarukire ku bumwe bw'abera mushyigikire uyu murimo kandi mbona bigenda neza. Briteka ryose nkunda kumva kote ziba mu biganiro byawe. Imana iguhe umugisha. Mwakoze kubana natwe hanyuma umuntu wakenera kuvugisha mushumba mwaduha nimero zanyu mushumba. 0782 yego 55 muvugishe abari hanze y'u Rwanda no gushyira akamenyetso ko guteranya 50 ubundi icyo utasobanukiwe hano wakimubaza. Ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom shalom. Shalom.